aha turahagendera tukahakorera ariko umutima ushobora kubitsa ibitekerezo ukabibitsa ahantu. Ibyo bikunda iyo uri ukomeye mu mwuka, iyo watoje ubuzima bwawe ibintu bitera urugo rwawe. Ushobora kwibaza ngo umugabo wanjye biriya nibicakora, ntabwo ari we afite aho biva, nawe adashobora kumenya, adashobora kujera. Niba uri umunyamwuka Injirayo udiringe nabyo. Sasa Farao, ibi byose tubona hagati ya Farao n'Abanyegiputa n'Abisirayeli byakorerwaga mu mwuka. Ndimo ndavuga iki? Amasaha yagiye, reka nsoreza. Reka nsoze nkubwira ngo muri iki cyumweru cyo kubohoka Farao yemejwe. Farao yemejwe. Ubwo yemejwe ku bwawe ntushobora kwemera ko abakozi b'Imana bakomeye umukozi w'Imana yatumiye baca hano kuri aka gatuti nurangiza ugumuko wari umeze n'icyemezo bafata. Ntabwo bishoboka. Itayihuta ukwihinda benshi bapfa batamenya umukiza. Hari w'icyo twakora tugikoranye umwete tutabara ubu twese ngo ducererwa dutyo. Irashira irashira dore iminsi irashira tutabara ubu twese. Haleluya. Samuri ijwi ryawe lipale celebra noya sata li elo salabi etale izelobra nosh. Iyo usoma igihe inkuru ku gihe ntusinzira. Iyo uganira n'inshuti zawe business muricara amasaha 3. Iyo uri muravuga amatiku n'aba bantu ntusinzira, uba uri fresh. Amagambo araza. WhatsApp umuntu arumi ku mutwe akanaseka ari wenyine. Iyo uganira biraza, iyo uvugana n'abantu biraza, iyo uri kuri telefone n'umuntu mudaherukana mwiganye muri segonderi biraza. Vuga ngo biraza. Nubona what's wrong? Nubona ko harimo umwuka mubi iyo bigeze kugushaka Imana? Turacyari kumwe? Kubera ikibiza uvugana n'umuntu bikaza uvugana n'abo mwiganye kandi ugaseka ukumva ibiganiro biraza. Byagera kugupfukama ngo usenge, unasikia maneno ukumva amagambo yagiye, uravuga nibivamo, urinanura, urashaka gusohoka. Apostle yahamagara amasengesho yo kwiriza nibwo utaza, uri jene. Sinzi ukuntu gishya, ariko ku bakozi b'Imana siko biba bigomba kugenda. Ubukozi ikosa kuko ushobora guhusha ikintu kandi uhari. Ndakavuze. Ushobora guhusha ikintu kandi n'ubundi wari uhari mu materaniro kuko waramenyereye. Mufite impano y'Imana yitwa Apotre. N'umukozi w'Imana, Imana yabahaye nka guérison des âmes, yabarabaraha abari mu mabranche aho muri hose muzakurikira iyi video, yabarabari Bujumbura nahakuye nabonye inshuti nyinshi z'aba guérison des âmes abari mu bihugu byose. Uyu mukozi w'Imana ni impano ikomeye cyane muri iyi generation yacu. Ubwo ndabwira abashyashya badusanze vuba hano muri guérison, abashyashya mutujoininze mudusanze vuba, Imana ibaho umugisha. Abasangwa ntimuzigere mumenyera umukozi w'Imana. Ako mushatse mwangurira ko kaninda nimara kubwiriza. Njyanywa kadakonje gakonje mu gake. Ni impano y'Imana, Imana yabahaye. Dushoboye kumupapura twamupapura ariko ntibipapurika. Ariko ni impano y'Imana, n'umugabo ufite umutima mugari
mugari mugari. Buriya intumwa ni impano, ntabwo ari titre. Intumwa nyinshi zihari nzi kureba mfite ijisho, ariko ijisho mba mfite nirireba rikurikije ibyanditswe. Dufite amatitre menshi ya apostles ariko atari intumwa. Ni titre da, ni titre kandi ifite icyubahiro, ariko ntabwo bafite iyo titre. Ni intumwa nyayo ukurikije ibyanditswe by'Imana. Ni intumwa ifite umutima mugari, areza abashumba benshi, afashije abashumba benshi. Mumufate neza. Narivuze gute? Bivuge neza. Mumufate neza. Komite mwegereye mumufate neza. Apotre wacu ntazandure. Ndakavuze. Niyandura tuzamupapura. Tureba hano tumujyana. Civile apostle. Je na mupapura bigakunda. Haleluya. Nkamujyana nkamugira mu grace room. Ariko narimo ndavuga ngo mukomeze mumushigikire cyane na madamu we n'abana be. Abasenzi ntimugasengera igihugu. Turafata Kimironko, turafata mu byo mumanza mufate hari. Mutarafata Uburayi, mutarafata Amerika, ni mubanze muzamura amaboko ye umubyeyi, mama, abana be. Kuko aho hafi Satana haciye mwamubura. Ndakavuze. Ndakanosheje ngo do. Yes. Hari igihe tutabivuga tukazanyina tukabwiriza, ariko mugiye mufata neza impano Imana ibahaye. Yego. Bugesera muranyumva? Mufate neza impano Imana ibahaye. Muti amen. Turagukunda cyane apostle. Turakubaha bikomeye kandi turagufata nk'Imana ikomeye mu mubiri wa Kristo. Afite umutima aratuyoboye ku gicaniro cy'ububyutse, ariko umutima we utuma wumva ushaka gukomeza gukorera Imana. Yes, iyo twibutse ko hari twumva dufite ni intumwa y'abakomeye cyane, akaba intumwa y'aboroheje, akaba intumwa y'abana. Yes, uriya mugabo n'umugabo ukomeye, amina. Ariko abantu bose tubamugeraho. Mu gihe hari abandi wandika inzandiko zizagera nyuma y'amezi 3. Urahamagara ukamubona. Kandi biragoye. Nanjye ndacyabisengera. Biragoye, ariko niba bigenza ati, ariko azakambwira. Araza no kunsengera. Nabonye ababyeyi be numva nshimiye Imana cyane. Ababyeyi Imana ibaho umugisha mwinshi. Yes, uze kubansabira bandambike ibiganza. Ego. Birakora apostle. Birakora uko nanjye icyo bagushyizeho nanjye musururu mmoja na watoto wangu wote na generation yote. Kandi ubu wabona bazarinda bava hano mutabibye mu buzima bwabo. Nkabigishe. Dore uko bande. Birakora. Ikintu kibarimo ababyeyi iyo ukibibiye, ndavuga imbuto. Hari ibintu tutazi hano. Nzakibigisha n'ingaruka. Uragenda ugapfukama ukavuga ngo ubuntu Imana yabashyizemo ni mu transfer muri jewe. Niba kava hamwe utarakwita amagoti hasi. Aba yakubise muri bangahe? Nuko bari bamuti mwarakoze, amena. Bagasubirayo. Urapfukama, biri transferable. Nigeze gusanga umumama ukuze cyane, ariko twari ku isoko, ari kumwe n'undi mubyeyi, aransuhuza ati Pastor Julienne njya ngukurikira kuri YouTube ujye umfasha. Nti amen amen. Hanyuma ndamubaza, tutangira kuganira tutaziranye, turaganira mu kanya gato. Ngiye kumubaza neza numva afite nubwo atazi by'Imana cyane, mu by'ukuri yambwiraga ko ari abana batumye akizwa, ariko ambwira amateka ye, ambwira uko yakujije abana be, ambwira ko afite abuzukuru, ambwira ko afite abuzukuruza. Mpita ndapfukama mu isoko, mfata utwo nari mfite ndamubwira ni uransabira uwo mugisha. Ntimushobora kumva abibonye nibuka n'amagambo yavuze.
icyaguteraga cyose ngo ukenyuke kiragatsindwa aragiherekeza arakirenza arongera aragaruka ngo haye umugisha wo kuzabona abana buzukuru ndabifashe. Murabyumva ibyo rero? Generation yacu y'ubustar murayibona, y'ubunajua yaje kone, ntabwo ibitwemerera kuko ntabwo tubizi, ariko birakora. Jya ucira bugufi amavuta akuruta. Iyo yaciriye bugufi akujyaho, uwo mugisha ukujyaho. Mumfashe dushimira ababyeyi, Imana ibaho umugisha mwinshi. Imana ibaho umugisha mwinshi. Nitwa Julienne KABANDA. Ndumva ntari bwivuge cyane kuko umutware yabanje kandi yivuze cyane. Nkunda Yesu, narakijijwe. Igitabo nicyo Kuva 12. Ndakoresha umwanya hari utari munini, ariko ndumva mpakiye uyu mugoroba. Ijambo ry'Imana ririmo rirankoramo akazi gakomeye, vuga ngo haleluya. Ririmo rirankoramo akazi gakomeye. Nari mvuze Kuva 12, merci. Turahera kuri 29. Umutwe w'amagambo uravuga ngo icyago muracyumva cya 10 abana b'imfura bicwa. Icyago cya 10 abana b'imfura bicwa. Exode Kuva 12:31 niho turi buze gusoma. Abarimo barandika turaza no gusoma ku bice 14 aho nyine mu gitabo cyo Kuva 14. Turahera ku murongo wa 19 kugera kuri 22. Mwagezeyo tusome. Icyago cya kangahe? Uwo ni umutwe w'amagambo. Icyago cya 10 abana b'imfura bagira gute? Bicwa. Niba Bibiliya ivuze icyago cya 10 ni ukuvuga ngo habayeho icyago cya mbere, sibyo? Habayeho icya kangahe? Icya kabiri biranga. Habayeho icya kangahe? Tujyane. Icya gatatu swata. Habayeho icya kane birazamba. Habayeho icya gatanu hagira uvuga cyane ngo n'urugendo, ariko n'urugendo rugira iherezo. Icyago cya gatandatu biranga. Icyago cya kangahe? Cya karindwi nibyafutuka. Imana irakomeza. Icyago cya kangahe? Cya 8 still ntibyakunda. Icyago cya 9 Farao arinangira umutima, yemera temeye, aremera ntiyemera. Hanyuma icyago cya kangahe? Cya 10. Kibaye icyago cya 10 aravuga ngo ndore nkubise salute, ndemeye Imana yanyu ko ari Imana, iyo mukorera ni mugende muyikorere. Ndababohoye, ndabyemeye, ndemejwe. Ntabwo mbyemejwe n'amaboko akomeye. Muri iki giterane cyo kubohoka ibyago bibaye 9, ariko mugiye kubona icyago cya 10 Farao yemezwa. Ndababwira yemejwe. Reba ukwegereye umukubiti kofi ngo yemejwe. None yo ni kofi. Ninde wemejwe? Farao yemezwa ko igihe kigeze kwa kureka, yemezwa ko igihe kigeze iyo ndwara igakira, yemezwa ko igihe kigeze guérison des âmes ikagera ku ntego yayo nyamukuru Imana yayigeneye. Yemezwa uyu mwaka. Farao aremejwe ku bwa guérison des âmes. Narivuze ngo Farao yemejwe. Ntabwo yabyemeye ataki, ntabwo yabyemeye kuko abishaka. Yemejwe ko ugomba gusohoka muri ubwo bukene. Yemejwe ko iyo karandi igomba kurangirira aho ukinjira mu masezerano. Yemejwe ko ugomba kubyara. Yemejwe ko amasezerano amaze igihe ari mu mwuka agomba gusohora kuri iki gihugu muri gerizo ku buzima bwawe. Yemejwe ko igihe cy'amarira kigira iherezo. Yemejwe.
ndavuga mukandeba ndababwira ibintu Imana yambwiye nsenze mbabwira ntamaliza nende kwikala pale narivuze ngo yemejwe ubu rero mugize ngo ni bya bintu by'abavuga butumwa ubu rero uricaye wambaye filme urimo urandebera muri filme ngo amen yemejwe Bibiliya iravuga ngo uko uzafata Imana niko izakubera ndavuga ngo yemejwe ugahita ushyira ukuguru kukundi unanangalia marinete komeza uyareberemo uri bufate ndakurahiye iri joro umwana we w'imfura arapfa Farao yemejwe umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo igihe cy'amarira kigira iherezo ndabyumva kandi nzagaruka mu ngurire mutarangurira muzabanze munyorereze kuri momo ndayifite ni 078 gira ukwegereye ngo utatuma tu uratuma kuri momo nari navuze ngo yemejwe ntabwo dupfa kugenda tuvuga ubusa ndavuga ibyo Yesu agiye gukora yemejwe Farao yemejwe ku rugo rwawe rukurwa mu gisuzuguriro yemejwe kubohoka yemejwe ko kurekura unaenda genda nkubitira ukwegereye ngo vaho genda ubu bikore abatabikoze bonyine niba utabikoze utamukubise munye ntacyo gutwara numuvuga butumwa bivuze mubwira uti byemere uyu mugoroba iri joro Farao atakuwate ndakurahiye iri joro umwana we w'imfura arapfa agomba gupfa akamenya ko abasenze abategereje Imana abasirimbiye Imana abahimbaje Imana Imana irabumva Farao yemeye ntabwo murimo murabyinira umuntu ibintu byo kuva hano wabizi byuye afu naenda tu iri joro yemejwe narivuze ngo yemejwe twagiye mama ko nubana yemejwe duhimba indirimbo abaririmbyi bari guma kuri yo ki Farao yemejwe igihe kirageze Farao umemuretse Farao uremejwe igihe kirageze wemejwe kubyumva uyu munsi wo kuwa gatatu muri iki giterane muzawibuka iyi ndirimbo uzayiririmba Farao yeshwe uzabimenya ko Farao
gushika ariko yemejwe atasikia cha mtema wa kuni mu gicuku Uwiteka yica 29 Uwiteka yica abana b'imfura bose yica abana bangahe bahehe mu gihugu ca Egiputa virgule uhereye ku mfura yande ntabwo muhari uhereye ku mfura yande Farao uhereye ku mfura yande ya Farao wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'imbohe yo mu kazu k'imbwina mama sikia sasa n'uburiza bw'amatungo bwose Farao yibambura nijoro kwibambura ni nukubyuka arabaduka nijoro ariko hari umunsi agasuzuguro gashira hari umunsi byari bifite amahane bigira gute biceceka bikabaduka arabaduka aribambura n'abagaragu abagaragu be bose mbega kila mtu buri muntu umva n'abagiputa bangahe bose barabyuka muri Egiputa bacura umuborogo mwinshi ubwo ni sangapi ni mwijoro mu gicuku kuko umva sikia kuko ari ntanzu nimwe itapfuye mu muntu vuga ngo pole sana ahamagaza Mose amuhamagaje sangapi mu gitondo ako kanya Mose yasuzugurwaga yamuzaga imbere azana abakonikoni be ashyiraho inzoka zaho ngaho none ubu Mose ahindutse kibamba none ubu Mose ahindutse uwo kujya gushaka hari igihe usuzugurwa ariko iyo wakomeje icyo wakoraga bakagutumaho byahindutse ahamagaza Mose na Aroni iryo joro vuga ngo iri joro birahamagarana iryo joro umva arababwira ati nimuhaguruke muve mu bantu banje mwe n'Abisirayeli mugende mukorera Uwiteka ariko Farao uwo ni wowe uvuga gutyo mugende mukorera Uwiteka nkuko mwavugaga nkuko apana nkuko mbishatse yemejwe kaka yangu iri joro baremezwa mujyane umva iyo yemejwe sasa murahari iyo yemejwe avuga 32 tusome twese abayifite bibiri mujyane n'imikumbi yanyu n'amasho yanyu nkuko mwavugaga mugende kandi munsabire umugisha haleluya mujyane ibyanyu byose nuko nta mwanya mfite nari gusubira inyuma mukareba ahantu avuga baramubwiye kugenda aravuga ngo nimugende ariko basi muzansigira abana banyu avuga ngo toka ngo musige abana ngo musigire abagabo banyu ngo cyangwa ngo abagore banyu ngo musige imikumbi musige nonaha kuko yemeje arayazamuye amaboko bari babona umusirikare wafashwe agira gute ni horeme kaka yangu ubu yayazamuye nimutware imikumbi nimutware ikikindi amasho yanyu nkuko mwabivuze uzi icyo bivuze nkuko wabisabye nkuko wasenze nkuko wabivuze hari ibintu maze iminsi usaba hari ibintu wasabye biranka
hari ibintu wasabye uravuga ukabona nibiva mu nzira, uravuga ko bitava mu nzira, urabisengera biribana, urabisengera uravuga, aracyabyibuka ko hari ibyo wavuze. Ibyo wavuze iri joro genda bijyane bibone byakire mu izina Yesu. Hari ijoro ibyo wasabye, ibyo wavuze ubona byakugezeho. Ndashaka murebe amasaha barimo barakiriramo igitangaza cyabo mu ijoro, mu gicuku, mu ijoro bari biryamiye. Mose yari maragona, uriya mugabo yaragonaga. Umuntu wari ku gihuru cyaga, uriya mugabo agomba kuba yaragona. Njya ntekereza ko yagonaga cyane. Yibereye muri yumva igihe atazi kirimo kiraba, nicyo gihe ijuru rimo rirakora ibyo yasabye. Ntabwo wabyumvise. Uriya imibare y'Imana itandukanye n'imibare y'abantu. Igihe ushaka cyane kwikora, hari igihe ubona isa n'itakoze. Sinzi ko byababayeho. Hari igihe ubyifuza cyane, Mana minervare n'ubu, Mana umugabo n'ubu, umugabo ufite agatuza muremure munini. Ubu imyaka ikiyongera, ubu bikagira gutya, akazi n'ubu. Mu gihe usinziriye irimo iregeranya. Aha mpita nibuka ijambo Apostle ninde ni Yakobo wabivuze, aravuga ngo hahirwa uwihanganye. Wihanganire mugerageza. Yakobo hahirwa bagize gute? Wihanganire mugerageza. Uriya kwihangana gufite imbuto mudashobora kumva. Iyo uri mu minsi yo kwihangana, uba uri mu minsi yo gufunga isura, uba wumva ibintu byose byabishe. Ariko kwihangana birahema. Muri iyo sezo yo kwihangana niho benshi batera amababa, niho benshi basenyera ingo, niho benshi batandukana n'abana babo, niho kuko urimo uraca mu bintu udashobora gusobanura. Ariko Yakobo sinzi icyo yarabaye, uzi ko yihandagaje aho nyine mu gice cya mbere ubanza umurongo wa 3 niba ari kangahe, aravuga ngo mwishime, ngo nimuguga gitumo, nibibagerageza bitari bimwe. Akini Yakobo na weye uzi kugubwa gitumo mu Kinyarwanda. Uzi nk'ubu wicaye hano uri muri ukumva telefone, ibyo babyita kugubwa. Ikintu utari witeze, inkuru utashakaga kumva ibishe. Yakobo akavuga ngo uzishime. Tamva mu byo tuzishime. Umuntu yishimira inkuru wagira ngo yari umuzongo, yari kirofa, anasema mambo anajua vizuri. Hari igihe ijambo ry'Imana urisoma ukumva ntiri, uhita usoma wiruka. Muzishime ni mugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Haleluya. Nuko utaragubwa gitumo neza. Umunsi waguwe gitumo, wari wabona umuntu waguwe gitumo neza akabura hafata. Umuntu arabyina, aravuga ngo umunsi uguwe gitumo retre ikinjira ku meza, turakwiru akazi karahagaze. Umwana avuye muri etage agize gutya, arahanutse, ngo uhita uvuga arahanutse. Oh my God, arahanutse. Ibyo ni ibyishimo. Nari nkubajije ni ibyishimo. Ariko arimo aravuga ibintu azi neza ko bikora. Ntabwo Bibiliya yavuga ikintu itazi ko gikora. Arahanutse. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo
ngo nta kizaba ku bagaragu bayo atabanje kubibamenyesha, kubibabwira. Ni ubushake bw'Imana kumenya ibintu bitarakugeraho. Ntabwo ari ubushake bw'Imana kugerwa n'ibintu utara. Ni ukuvuga ngo amatwi yawe y'umwuka bagifunze. Hari urugero rwambayeho imyaka myinshi ishize, kuva ubwo mpindura imisengere, mpindura ukuntu ushaka Imana. Naherekeje umubyeyi yarafite murumuna we wari ugiye gukora ubukwe mu mujyi hari Nyarugenge ku isoko aho bapimira amakanzu, murahabona benshi. Turaho murumuna we arimo arinjira, bakamuhindukiza agiye gukora ubukwe, amakanzu y'umweru arimo aripima, agakata akagaruka ahindukira. Jewe na mukuru we turaho turimo turaganira, ariko n'umunyamwuka, n'umugore mama, muramwumva. Turaho murumuna we akaza akatwereka ikanzu, tuti hindura indi. Urumva turi muri mood itemera kwaba mu mwuka, mwakikurikiye. Ariko biravuga ngo muhore muri maso. Murumuna we aragaruka, hari ikanzu yagomba kwambara muri mariage civile, arimo aragira gutya twereka. Mbona mukuru we antaya arasohotse. Kubera ko muzi, ndamuzi cyane, aragenda nanjye nkurikiza y'ijisho. Hari udusima dufite bino byuma nka biriya byuma hariya tumanuka. Aragenda agira gutya, ashyiraho amaboko. Mbona aratangiye. Ndavuga ni Julienne, ndakwege. Sinjya ngira inshuti ziri aho. Iyo nabonye ikintu ku muntu ndakwiziringaho mpaka. So urumva nawe namuhinduye inshuti. Mpita ndamwegera nanjye pore pore tu. Nanjye njya kuri cya cyuma, sinzi ibyo arimo arasengera. Erega nuko Yesu azaza mugasigara mwigiza abanajuka. None wasanga yarimo arasengera abona Yesu azaje nkasigara mu makanzu. Ndamwegera neza nanjye nshyira amaboko kuri bya byuma kugira ngo numve arimo arasengera iki, kuko ndamwemera mu bagore b'abanyamwuka. Numva arimo aravuga umwana wanjye. Satani urabesha, ndagufata mine, rekura Joshua wanjye, amaraso ya Yesu, fire. Nanjye nti Joshua fire. Ako kana ke kagahungu ndakazi. Mpita numva ko hari attack agize gute abonye kuri Joshua. Nanjye nti Joshua agiye kumva yumva hari umuntu iruhande rw'arande bati yes pastor, mbanda mufashe kubitugu, ariko sinzi ngo abonye iki. Ariko mana we ni ariko Joshua nkumva icyavuze ngo fire, nanjye ni fire. Arangije mbona aravuze mu cyongereza, ahita arareka aravuga ngo done. Ni nko kuvuga ngo birarangiye. Nanjye mpita ndavuga ngo ariko sinzi ngo dani ibiti birangiye. Ubwo murumuna we yagumye hariya n'amakanzu ategereje ko tuza kugira gute, tuza kureba. Tukiraho mbona araje ati dani, ni yes dani, byarangiye. Twinjiramo imbere ndamubaza dani what, niki kirangiye, habaye iki? Ati Satani yarimo aranyinisha hani Juwi. Nagukinishije gute? Ati cyagiye azana yakanzu ayipima, ati mise mbona umwana wanjye mu mwuka ahanuka muri etage. Ati ubu tuvugana abaturanyi bamuhagaze hejuru. Reka nkubwire ngo habaho ibirere hakaba n'ibirere. Nahise mvuga so abandi ba mama ibi nibyo birere bagenderamo. Jewe ndacyari ku kirere cya verni n'urukweto gakondo. Mama ni abandi barenze kiato murefu sikibi n'inzara barimo barakurura ibiri mu rugo. Mitanda mwegera ni nambiye mama Joshua yarabaye iki, ataramanutse ati nabonaga yikurura atagwa hasi umukozi yarangaye.
ni hanyuma urebe rero buriya umuntu ahora ari umuntu nitanumva ndashidikanyije ni waba umwana yabagize ikibazo hawiti ata nunahamagara umva Julienne bitandambwiye ni ya bitandagenda nkurisa ko shenye muri telefone nima nimero z'umukozi nigize umuntu uri responsable tu vois mereza nimero ma nimero mvugane na n'umukozi mubazi ati acana uko nyine ati acana umwana wanjye ni muzima ni no ni muzima bien sûr ariko mama ngwereke kumbe gushidi kanya kumereye nabi abarayimpaye ati 07 ni 8 ni okay ni yitwa nde ahita kwirebera muri umuntu ati hindukira nde bikanzu ndavuga ni jemba naji Thomas Toma ndasohoka mpaka nkunda kumenya ibintu neza Julienne ntago mfundikira ni aro kabudensi abite nta makuru umwana Joshua bigenze gute nahise mubaza direct arambwira ati yo uri kumwe na mami ni ati yo nari nanze kumubwira ati yari marakina kuri barza akurikira umupira aho kurikiye nabi kuma escalier aratembagara ati ndebye hasi nsanga yamaze gutakaza ubwenge atari kwa baturanyi nakomye induru barasimbuka n'umugabo w'umusirikare babana yahise asimbuka abonye umwana ateruye abona umwana arabarebye ahita araseka wow mujiza nahise nsubirayo aposo najua nsanga arimo arabwira muri umuntu hindukira agamufungira utuhari utugozi bagenda bakurura tumunaniye ahita arambwira ngo uramuvugishije kabudensiya ati usanze aferi imeze gute ati umwana ameze ati ndumva ni umwana yaguye ku maesikariye ati nirikwambi nakubwiye atariko niba humure mu mutwe ameze neza ahantu yababaye ni ku kaboko iye ariko uziko mutabyumva ngo ahantu yababaye ni ku kaboko ngo ariko ngo ndaza gutahana c'est juste ajya muri za c'est juste ni mama abanje fite bane sinzi niba baguye niba bavuyemo amenyo niba bari ku ishuri niba bariye niba barimo barakindira mu muhanda mama ngiye kumva Julienne sinjya mvirama numva uburakari bwera ndavuga ni nahuye n'igifaru aposo ndavuga n'uyu mugore nzaba super guru abo uituba agashu hanyuma ndamubwira none se urubagewe nkomeza kugira impungenge none se wabwiye uwo muturanyi akamusimbukana kwa muganga hafi bakareba itaraseka ati pastor umuganga mukuru yamukozeho mukomya amashyi ngo umuganga mukuru yagize gute yamukozeho Jesus nagiye kumva numva nasohoka aho hantu numva kureba iby'amakanzu binanifika hapa numva mbuza amahoro ndadambwira niza urufunguzo usohoka muri kave hasi mu modoka ndafungura narasenze mbwira Imana ngo aya maso urayaturumbura ayo mu mutima yapfumure ngomba nanjye kubona umwuka wera arambwira ngo ntabwo ari ikibazo cy'amaso kubona ni ikibazo cyaho utuye mu mwuka Mose yaravuze ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose barahaba ntabwo bahasura barahaba kubitukwegereye ngo barahaba mubwire ngo ntugasure mu cyumba cy'amasengesho bayo herayo
amasengesho bakibamo. Mose agiye kwandika muri Psalm 91 aravuga ngo uba, he who dwells, celui qui demeure, uba. Igiswahili kiranani ni gute? Aishiye. Nari ngiye kuvuga ikiwacu Bujumbura. Ni cha barabarani aposo. Iwacu tuvuga ngo mwenye ana mwenye anaishi. Mwenye anaishi pale ndani kwa dufite igiswahili cyacu aposo. Ongera usunikira ukwegereye ngo ubahe. Narimbajije ngo gerizo mubahe. Ndebe ntabwo ndi butinde. Sindi ubatindire. Ubu nkubajije ngo mubiri ubahe. Uhita unsubiza ako kanya. Ndabesha. Ubu nkubajije, ubu ni nje vuba vuba ubahe. Ubu nje vuba vuba nkubaza ngo ubahe mu mubiri ubahe. Bahavuze ubahe. Kampala he. Ntinda. Kaka yangu. Ntinda. Ntinda tu. Kiwantwa. Ahise asubiza vuba vuba mva Kampala ibintu bitatu. Kampala, Tinda, Kiwantwa. Amazina yo. Usari ari Ntinda. Ubu tuvugiye ari Ntinda. Ari Karumuna. Ariko mubajije vuba vuba Kampala, Tinda, Kanton ni Kiwantwa. Arahaza hatuye azaho yasize umugore we. Ubu namubajije ngo iyo ugenda umanuka yarwa ngo umanuka hano ku gakioske k'ubururu. Ahantu tujya tugurira amandazi. Nkakata, nkasimbuka, nkagirira kuri stage. Ubu arimo arahareba kandi araha. Ariko muranyumva. Arimo arareba kuri stage kandi arankanuriye amaso. Ubu sarahumirije ari mu mwuka. Nikitwe. Ntinda. Ubu sarahumirije. Mumurikire shuti. Nimurangare. Kubera ko ahazi neza. Nibimusaba kubanza kujyayo. Kitwe. Kanto. Nibi ariyo mbi kujazwa. Kugira ngo usobanura aho utuye. Wowe utuye kaka yawe. Kanzenze kahumuna. Utuye kaka yangu. Kurarete. Ubu mukanya haruzi buze kuvuga utuye ku hahandi wavuze. Barya brochette ku mahembe. Undi aravuga ntuya. Mama wacu wavuye Goma ashaka kutavuga ati si Goma. Sindagera Goma n'umunsi n'umwe. Nzasa. Habayo okay nza kubaza ejo. Byose bibaye. Na samaki. Ubu mubajije ngo kuri Goma hehe. Ni kuri Goma he mama. Himbi. Ni himbi tu nta kandi kazi nakara. Ni Goma himbi. Kurera dibi unandanganya. Urakata kuri niumva se aracyongeraho. None se ubabanje kujya mu mwuka ambwire Goma himbi kuri ararinda. Ubu yagiye mu mwuka banza gusimbuka ati najazwa. Arahazi neza. Aposo ni hehe muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa hari abahungu bagiye kwirukana daimoni akabakubita itababaza ngo Paulo ndamuzi na Yesu ndamuzi mwebwe mayibobo muranyirukana nkande vuga ngo ako nagasuzuguro cha uragasuzugurwa n'ibindi nusuzugurwe na daimoni
Paulo ndamuzi, muziranye he na dayimoni? Ni wumva ko nk'uko uzi mu mubiri aho utuye no mu mwuka harimo amakaritiye? Umefuata? Nukuvuga ngo mu mwuka harimo karitiye yitwa harindi. So dayimoni yararebye mu makaritiye abonamo Yesu ati arimo. Arebye abona Paulo ati ure ni danger. Ashakishije aba bahungu barimo baravuga sohoka dayimoni mu izina rya Yesu. Paulo avuga barabashaka muri karitiye y'umwuka baraba. Bibiri iravuga ngo barazinga. Dayimoni irazinga. Ngirira ukwegereye ngo ntuzagera mu dayimoni zinga. Irazinga neza iravuga ngo kuko mutaba muri cya gihugu, mudafite place muri monde spirituel, nta mwanya mufite, ntaho muzwi, muragenda mugasura mugataha. Gura ikibanza. Urebye ukuntu twiruka tugura ibibanza hano kari umuntu byarashize. Bageze ku Gahembe bagura ibibanza, nabo bazarenga bagere Mayange bagende Urebye iterambere ry'umubiri ukuntu tugyirukira. Apostle, iterambere ry'umubiri. Umuntu udafite ikibanza muri ubu butaka bwacu bwitwa umujyi, bwitwa u Rwanda, ujya kumva nturashika, uranababara, urabisengera. Ndabeshya Mana, uzama ahantu hanjye mbarizwa, uzama ubutaka bwanjye, uzame nanjye akazi, uzame kwitwara, turabiririra. Iyo ubonye umuntu atashye inzuye unasikia, ariko ntubabazwe nuko hari isi y'umwuka udafitemo ikibanza. Ntubabazwe nuko mu mwuka hawuju nibakuzi. Umva ndababwira, gabanya kakayamba. Uwo munsi uwo mugore yarandijije manuka hasi ndarira, mbwira Imana ngo ndihanye. Ngize gute? Ndihanye ubusirimu budafite wowe. Ndihanye kumenya ibintu byose ariko mu mwuka ndifuti. Ndihanye. Umuntu ari hano azi birimo birabera iwe. Ari mu kavuyo apima amakanzu agahita amenya ngo Satani agiye kunterera umwana, agasohoka nanza omba. Jewe ndaho ndimo ndarya shikarete n'ibipurizo. Ndavuga ngo jewe ndihanye. Reka mbabwire inshuti, hari isi y'umwuka iruta ibidukora ya kila siku. Hari isi y'umwuka ugomba kumenyekanamo. Iyo si ikibari kikujyanamo n'ubuzima bwo gusenga. Ibyo wakora byose muri aka gakiza udafite place muri iyo si y'umwuka, utapigwa amagofu. Ubaho utagerayo, ubaho uvanga, ubaho ibintu bigucanga, hano byakunze aha byanze, ibi biracamo biriya. Ubaho ujujubwa. Hari ikintu cyabaye kuwa kane icyumweru gishize. Tugira culte ya deliverance muri ministère nyobo yitwa Grace Room. Habaye ikintu numva ndababaye. Nubu ntibiranshiramo ndabitekereza nkumva ndababaye. I tell you. Nagize umwanya numva umwuka w'Imana arambwiye anyobora gusengera abantu bose. Church yose. Umwakaza nkafata amavuta nkagira gutya agacaho. Haza kuza umugore ufite ubuzima, iyo mvuga ubuzima ufite wifashije. Turamusengera, atangira aramanifestinga kanya gatoya, daimoni iramurekura, nkuraho mikro, ajya hasi biramurekura. Umva jewe abantu ni benshi sinamenye ikibaye. Aragenda. Nyuma rero nza kumenya Espoir.
n'umumama wifashije abana be biga mu bigo byiza bikomeye atwaye imodoka ikomeye ariko yabaye divorce amaze imyaka atandukanye n'umugabo kandi niwe wabigizemo uruhare umugabo agera ahantu biramushobera umugore ariterura agira gute abantu b'interprete uko bashatse no kubera amafaranga ariko n'umugabo afite amafaranga menshi now abohotse iryo joro kwa kana abohotse ava hasi agiye kwicara aravuga ngo none se umugabo wanjye ari yo umugabo wanjye ntabwo mbana n'umugabo atangira kurira muri kirite arasohoka agenda afata telefone aramuhamagara umugabo aravuga ati wese ninde umamagara inde ubagiye kunuka cyangwa agiye kumbwira nawe areka kumwitaba undi amwohereza message amubwira ati shu nyitaba undi abonye ngo nge shu mbaye shu nyuma y'imyaka ingahe aramwitaba ariko gahoro aro undi ati allo jiri wagiye he undi ati ngo wagiye he ati nagiye he nawe yibaza atariko ataramubwira ati wagire ku butesi urumva aracyababaye wowe mbwira icyo ushaka kumbwira ureke atuya ati none se kuri murarira no mbabarira habaye iki byagenze gute ubahe aramubwira ati ubaye iki uri he wowe kwanzo ati ndi ku rusengero hari nagiye muri Grace Room gusenga ati bamaze kunsengera kuko urumva babanaga ari abarokore so umugabo iby'umwuka arabizi n'umugore arabizi aramubwira ati bagusengeye ati none urumva iki ati mise nicara mu rusengero ndibaza wagiye he habaye iki byagenze gute none se byagenze gute sheri byagenze gute undi aramubwira ati baretse reka kwijijisha sheri warahagurutse uragenda uranta abana banjye simbabona sheri ati yewe narahagurutse nibishoboka ati nukubera cya kigabo undi ati ikiye kigabo ati ni kigabo ati okay basi tubonane umugore nibwo yaje kumubuhamya arambye ati pastor ati ikintu wansengeye kikamvaho ni umugabo nabyaranye nawe ni ngwiki umugabo wahe ngo ni umugabo w'ijoro ni subiriramo uziko ibintu wumva ukagira ngo ni filime y'Ikinigeria ni subiriramo ngo ni umugabo w'ijoro ati twatangiye maze kubyara umwana niba wakangahe ati akageza ninjoro bitangira nyine ninjoro ati nyuma tuza kubyarana mubyarana he mu mwuka mubyarana bangahe mitanibuka ko dusenga icyana kimwe cyavugaga ngo simvamo ni hanyuma ati ubu nabikuruye nagaruye ubwenge ni ukuvuga ngo ndibuka kimbwira ko kimfuhira kuko mfite undi mugabo ati rero nteruruka ngenda so ahuye n'umugabo we aramusobanurira aramubwira ati wari ufite ikigabo cy'ijoro ye bigenda gute aramubwira abona ukuntu harira abona ko nyine yabohotse umugabo aramamagara ndamubwira ni yarabo byagenze gutya uko akubwiye niko byagenze aramubwira ati shu ndakubabari undi ati shu ndashaka urebe mbwirira ukwegereye ngo mu mwuka bibayo reka mbabwire ngo isi y'umwuka irafatika iri tangible irafatika imyuka mibi baho ifata abantu bagakora ibintu batakabaye bakora irakwirukaho wajya gusenga ikagusinziriza ukumva ibintu byo gusenga usenga iminota ibiri ukayura inshuro 7 Uwiteka ndagushimira umuntu akayura w'umugabo ubwanwa bugaca hano nta na rimwe ujya wayura gutyo ari uko usenga cyangwa usoma Bibiliya ugasanga wayicayemo amacandwe urasinzira iyo usoma igihe inkuru ku gihe ntusinzira
iyo uganira n'inshuti zawe business muricara amasaha 3. iyo uri muravuga amatiku n'aba bantu ntusinzira uba uri fresh amagambo araza. WhatsApp umuntu arumi ku mutwe akanaseka ari wenyine. iyo uganira biraza, iyo uvugana n'abantu biraza, iyo uri kuri telefone n'umuntu mudaherukana mwiganye muri segonderi biraza. Vuga ngo biraza. Nubona what's wrong? Nubona ko harimo umwuka mubi iyo bigeze kugushaka Imana? Turacyari kumwe? Kubera ikibiza uvugana n'umuntu bikaza uvugana n'abo mwiganye kandi ugaseka ukumva ibiganiro biraza. Byagera kugupfukama ngo usenge unasikia maneno ukumva amagambo yagiye uravuga nibivamo urinanura urashaka gusohoka. Apostle yahamagara amasengesho yo kwiriza nibwo utaza uri jene. Sinzi ukuntu uko nukuri. Hari ibintu biza, hari ibintu ukunda, hari ibintu bifatika, hari ibintu wumva byikora. Ariko nkurikira ntimurangare ndabasabye. Byagera ku by'umwuka ukumva ntibiza. Narivuze ngo ntibigira gute? Icyo kintu kikubuza ko biza ngaho kimbwire mu izina cyitwa iki? Nabategereje cyitwa iki? Cyitwa iki? Cyitwa daimoni, cyitwa imbaraga z'umwijima. Paulo yarabandikiye abakorinto arababwira ngo niducirana n'ibifite umubiri n'amaraso n'amapepo kakanga. Ibindi byose ubikora neza, ubwenge burimo, ufite courage, ariko bigera gusenga mugiye kuryama nibwo wayuruka avuga vuga Uwiteka Mana habane natwe. Wabanye natwe wandinze Mana wakoze. Abana bakibaza mama yayura gusa tugiye guse. Nibwo wibuka gusenga wiruka kandi ubwo ubikora ikiringiti kiraha. Ndeba se guhera mu gitondo ibindi bintu byose wakoze wabikoze neza. Wabikoze ufite courage. Usubiremo. Niba ucuruza wacuruje, niba uzi kuvuga wavuze, niba utikura watikuye, niba ari muri biro wagakoze, wabeshe neza. Ariko bigeze umwanya ukomeye kuruta indi yose. Madame arakubwira ngo reka dusenge n'abana. Urabona mfite akantu kuri ngiye muri office hari akantu. Umugabo agafata laptop, ariko laptop nayo amatelefone biraza kujyana abantu geheno. Aka kitu akamura kare aka kantu ni keza, ni keza. Akantu kadufasha ibintu byinshi, ni keza kabisa, karoroshya ibintu. You just ni ariko nimushobora kumva umwanya kafashe n'ibintu kasimbuye. Paulo yandikiye abakorinto mu bice 9:27 abakorinto ba mbere arababwira ngo kimwe cyo nkora ngo nkoresha uburetwa umubiri wanjye. Mwarahasomye ngo nkukoresha uburetwa. Je traite durement mon corps. One thing I do, I discipline my body. Iryo jambo discipline muraryumva mwese? Je discipline mon corps. Ikintu kimwe nkora mu Kiswahili ni iki apostle? Je nyibwira Kiswahili. Kitu moja nafanya, mimi nafanya nini? Kiswahili kiraryoha ariko kirananira. Kudisciplina ni kikweli? Gutoza umubiri ngukoresha. Kitu mwana kufanya, mimi nakomesha mwili.
wangu nautia utumwani. Aposto izo n'indimi ndasigaye. Nakomesha mwili wangu nuko ntaziringara. Natesa papa. Ako nagashakaga kutesa, murakumva? Mwumva ari ukutesa. Natesa mwili wangu. Uwo ni Paulo kibamba. Je discipline mon corps. Ndayifata umubiri nkawugira gute? Nkawudisciplina, ndawutoza, ndawubwira ngo gasopo, ndawubwira ngo telefone shira hasi, soma Bibiliya. Ndawubwira ngo telefone ndakuzimije, ubu ngiye gusenga. Paulo arimo aratubwira ngo nutadisciplina umubiri wawe uzasoreza ahantu utazishimira. Iyi si ya leo, iyi dunia, iyi nanjye ndimo na urimo, mama yarasaze. Iyi si iragukoresha mama, irakwereka ko idakina. Ifata umuntu w'umugabo wa poso ikamuhindura futur, ikakugira futur, daimoni zikakwarika, ugakorera miliyoni 3 ukwezi kugasoza umwana wadafite n'umugati. Daimoni w'inyataka gukubita, bahamagara hano turimo turubaka, ukareba abandi batanga, iyo yarakuzinza amaboko. Igisi ikoresha abantu. Mina kwambia Paulo aravuga je discipline mon corps. Uyu mubiri barawudisciplina. Nsubiremo, bawubwira icyo gukora, bawereka icyo gukora, barawubwira ngo nukuri umunsi nturya, ukasarura arya uti nturya. Aposto uzi imyaka maze mbwiriza ubutumwa? Natangiye ndi muto a 18 ans, nari pasteur ndi ku Gatutu mu banyeshuri. Ariko niba hari ibintu binyorohera n'ibindi, iyo bivuze gusenga, umubiri urasakuza ngo yo, umubiri urasakuza. Nusakuza nawe jya usakuza. Uraza gupfumuka igifu, uraza ubwire ngo ntabwo mfumuka igifu kandi ntacyo ndi bube. Abana bajya kunywa igikoma, uzi ko hari abagabo aposto batajya banywa ibikoma, ariko umunsi bapanze amasengesho basomaho. Basomaho bakagotomera kugira ngo kiriwe gifashe mu nda. Hari wambwiye ngo jewe pastor ndiriza vraiment ubu ndashinganisha Imana, atari ko mfata utuntu tworoheje vraiment. Ati Bibiliya avuga ngo ariko bagira ibyanditswe ngo nutagira ubwenge haya ngo Imana izagira gute? Ariko aposto cyo cyanditswe barakitwaza ngo Imana izaguta. Aramya ngo jewe nirije pastor, tigiye mfata utuntu tworoheje vraiment. Ati nakwaga na kazi, nkora kazi gafite gasaba imbaraga. Ufata gake? Ati mu gitondo ufata nk'igikoma, ati ku manywa nshobora gufata nk'ikivuguto. Aposo yavuze ikivuguto binanira kwihangana, naratembaga ya arumirwa. Nanjye ayo masengesho nayakora. Kumwe ikivuguto plastike mu gitondo saa 3, saa 7 nka nk'uruvuguto rwa rukombe runini. Hanyuma ngo saa 10 agashyiramo agakawa. Mbwira ukwegere ngo ayo masengesho yerekesha. Mbariza ukwegere ngo iyo wirije umwikira, hari uri bukubwire ngo arya kawunga gusa. Bwana Yesu asifiwe. Ariko ibyo mvuga murabyumva, isi y'umwuka irahari. Nimushobora kumva ko jeudi passé abantu bari divorcé, ubu ni baratangira process yo kugira gute, ariko bari kumwe. Dans une semaine abana basubiranye, bari kumwe na papa na mama. Ubwo habaye iki? Mwisi y'umwuka byakemutse, bihita bitransfera mwisi y'umubiri, ibibazo byabo biragenda.
ndashaka kukwereka ko hari ibintu byinshi urwana nabyo hano bigaragara ariko bifite aho bikomoka. Nudasenga ngo winjireyo ubihananurire hari umva nkubwire iyo ntebe ya plastique wicayeho ni produit fini ariko itaraba plastique ifite forme yabanje kuba matière première, yabanje kuba poudre, yabanje kuba igikoma bayiha forme. Hari ahantu yakorewe utazi. Iyi mikro ndimo ndakoresha hari ahantu yakorewe ntabwo ari uko byari bimeze. Uyu munsi irimo iramfasha. Aka gashwaro mfite ni umuntu wicaye arakadoda sibyo? Ikintu iyo kayo ufite iyo karamu ni ikintu kirangiye ariko gifite aho kivuye se mamina. Ni ikintu kirangiye ariko gifite aho gikomoka. Ibintu byinshi tubona muri ubu buzima bifite aho bikomoka. Niyo nkuru ya Farao. Farao yarafite aho ibyo arimo arakora bikomoka semeni amina. Yarafite harimo arabikorera. Nari busome kuri 14 aho nababwiye ariko amasaha yageze ngomba gusoza. Kuri 14 Bibiliya iravuga ngo Farao ngo Mose n'Abisirayeli bagiye kureba ngo babona ngo Farao arahuruye. Mama arahuruye n'ingabo ze ngo baje babakurikiye imbere hari inyanja igize gute itukura inyuma hari ingabo. Wa mugabo uvuze ngo ndabarekuye aragarutse aravuze ngo ndabakurikiye nanone. Hari igihe ubona gahenge ngo yandekuye ukicima hacagi najya apfa kurekura. Niyo mpamvu ugomba guhora uri mu mwuka, ugomba guhora ku mavi, ugomba guhora ushaka Imana. Gusenga ni usubuye imangari buri mwanya. Niba utwaye twari uri murasenga wikwemera. Paulo yabwiye Abefeso ngo nimuhoze imitima yanyu kubiri mu ijuru. Aha turahagendera tukahakorera ariko umutima ushobora kubitsa ibitekerezo ukabibitsa ahantu. Ibyo bikunda iyo uri ukomeye mu mwuka, iyo watoje ubuzima bwawe. Ibintu bitera urugo rwawe ushobora kwibaza ngo umugabo wanjye biriya nibicyakora ntabwo ari we afite aho biva, nawe adashobora kumenya, adashobora kujera. Niba uri umunyamwuka Injirayo udiringe nabyo sasa. Farao, ibi byose tubona hagati ya Farao n'Abanyegiputa n'Abisirayeli byakorerwaga mu mwuka. Ndimo ndavuga iki? Amasaha yagiye. Reka nsoreza. Reka nsoze nkubwira ngo muri iki cyumweru cyo kubohoka Farao yemejwe. Farao yemejwe. Ubwo yemejwe ku bwawe ntushobora kwemera ko abakozi b'Imana bakomeye umukozi w'Imana yatumiye baca hano kuri aka gatuti nurangiza ugumuko wari umeze n'icyemezo bafata. Ntabwo bishoboka. Ahantu umukozi w'Imana ukomeye yitwa Kabanda Stanley yahagaze. Nabonye ejo witwa Poda ni umukozi ariko Imana imuha ijuru. None uyu munsi ejo haraza undi Dr. Antoine Rutayisire ari mu nzira. Nubwo bafite abazimu 5 bagomba gushya mu izina rya Yesu. Hari impamvu Imana izanye abakozi b'Imana bose kugira ngo bazaha. Hari icyo Imana yagutekerejeho. Wibifatira mu mubiri bifatire mu mwuka. Hari icyo Imana yatekereje. Nutaha take your time, pray, senga uvuge ngo Mana iki cyumweru ni cyanjye. Birenze gusirimba gusa icyamu umutima wanjye ukimuka. Muri quartier yo mu mwuka nyimura. Nyimura. Niba narinuye karumuna njyana gato ungeze basi Nyamata mu mujyi. Ariko déplace moi. Nyimura ngeza hano muri iki cyumweru. Ntabwo abagabo b'Imana batsakura
aka gatuti hanyuma wongere usubire kuwa mbere umuntu asubire kujya kubeshya umuntu ukomezanye n'aka gakobwa naje usubire ninjoro ujye gushyiraho YouTube urebe bya bishusho urarunigwa mu ijoro mu gitondo usirimbe mu ijoro faya narivuze ngo umuriro w'Imana ubamanukira iki cyumweru mu izina rya Yesu gerizonde zame mwimuke imuka mu mwuka imuka mu mubiri singira ibyawe Farao yemejwe na kurapia Farao yemejwe Imana yabikoze yamutsinze kubwawe yakoherereje abakozi bayo kugira ngo nituvuge gusa wimuke abana bawe bimuke umugore yimuke igicaniro mu rugo rwawe cyo gusenga mugisubire iri joro ricyongere kuzima mwongere musenge nyuma y'iki cyumweru umugisha w'Imana uhure n'amaboko yawe nyuma y'iki cyumweru amavuta yo gusenga akumanukire imbaraga zira kuri cyaha zikumanukire baraka ya Mungu igendane nawe mwizina narivuze ngo mwizina Farao yemejwe ukuboko kw'Imana kwamwemeje kubwawe imbaraga z'Imana zamukubise zamura ukuboko kwawe aho wicaye humiriza amaso yawe liparana mazadelo moska hey Farao yemeye amarira kuve ku maso mu izina rya Yesu kuzenguruka mu butayu bivemo ngiye kugusaba ubumbura akanwa kawe nk'umuntu uri muratabaza Yeremiya 33:3 ntabaza ndagira gute ndagutabara mwereke ibikomeye ntabwo batabaza bongorera zamura ukuboko aho wicaye tabaza fungura akanwa kawe gerizon umva ukuntu yongorera urongorera nde Satani ntabwo agukinisha ntabwo bongorera tabaza imuka mu mwuka lima lezopara la bababosata lebebebebaseti kalamara roboskobra lepakata rebebebebebe elo subraneka lipelosa libraneka telea labila osokopala yaba zamura ijwi ryawe tabaza n'izina rya Yesu hamagara ijuru imuka ambuka inyanja itukura ambutsa abana bawe ambutsa urugo rwawe ambutsa ubutunzi bwawe ambuka Imana yemeje Farao yemejwe mu izina rya Yesu la adile mozupa palala baboshata lepelezilia maloto kolobla li aleblosalia elebeta la maria zede umurira w'ijuru umurira w'umukawera umuriro imbaraga z'ijuru zikumanukire zikongore zitwike ibicaniro byose bitari by'Imana ibicaniro bitavuga ko Yesu ari umwami mu buzima bwawe mu rugo rwawe bishe Dalama azilama
bapfa batamenye umukiza hari w'icyo twakora tugikoranye umwete tutabara ubu twese ko ducererwa dutyo irashira